Kongiye kubasuhuza tubaha ikaze ku biganiro byacu by'Ijoro Rito Family Show aho tuganira ibiganiro by'umuryango, ibiganiro birimo urukundo rw'abashakanye, uburere bw'abana, iterambere ndetse n'ibiganiro bindi muri rusange. Ngiye ni Virgile, nanjye ni Dudu, dukomeza kubashimira uburyo muri kudushyigikira, mukora subscribe, mukora like, musharinga kandi munaduha n'ibitekerezo byanyu kugira ngo imiryango yacu turusheho kuyubaka. Uyu munsi rero mushaka tuganira icyo uyu munsi. Uyu munsi hari inspiration twagize kuganira ibintu byacu. Twarabibabwiye ko tuzatubasharinga experience yacu cyangwa se n'ibyo dusoma. Uyu munsi rero dushaka kubasharinga ibyacu mu rugo hano. Ibyiza byacu nta bibi tuzajya tubasharinga. N'ibitari byiza mo gake. So ngaho ngushaka tubabwira iki? Aho nje tuzatuye hari umuntu ejo bundi watubajije ngo se ngo mujya mushwana mwebwe mu rugo mushwana ari byabe n'iby'intambara byose muramubona nta rushya rumukora byaruriho hakora ibintu tutabyumvikanaho kimwe bigashwanyuka nyine twashwana bigashwanyuka twagira ngo tubabwire siyo twashwanye bigenda gute ubundi ari tuye dushwana turashwana ibintu gute turashwana ariko byaragabanutse empfa tangira kuzana tubivuge byose tuvugisha ukuri bitubeshye tuvuga tutabeshye dore ngo gushwana ryari dore gushwana muri iki cyumweru ibintu byatangiye gute twavuze ko tugiye kuvuga ukuntu tubyitwaramo nyine se wabubwira umuntu ukuntu byitwaramo utavuze uko byatangiye kandi tukavuga ngo turavugisha ukuri nyine turavugisha ukuri nitubeshya ikiganiro ndagisiba barashizwa ko turi mu kuntu tubyitwaramo kuko nabyo bifitiye abantu akamaro. Okay, no tuvuge ngo twamaze gushwana sasa. Ubu twariyo. Oya, niba ari ibyo ntabwo byabirara tuvuge iby'ikindi gihe. Okay. Tuvuge okay. Nabyo turabivuga. Ofete ikintu cya mbere. Ngiye numva ko. Okay, katanze turebe ni bihe bintu by'ingenzi bijya bituma dushwana. Ibyo dushaka gusangiza abantu nose kutakinywa inzoga nikapfaga tukibana akijyagihe gatoya nyuma kuko nabimaze iminsi covid yaranjanjaguye bashari oya ntabwo kizima rose zoga ntabwo tukize cyane nasifunguye tukuntu bimera iyo abantu kamgiye akantu kambe ngiye gusangiza abantu iyo abantu bakibana baba bashwana cyane kubera ko umugore aba afite expectations za hatari yumva ko umugabo hari bagiye kubana ari marayika kandi azingo icya kabiri baretse gato ikiganiro twavuze ko tutari buzanemo teori niyo ngiye kuvuga ngo iyo umuhungu n'umuvuga ngo tugitangira kubana twarashwanaga cyane utangiye gushyiramo abandi bantu expectations ziba ari ndende expectations waje ufite nizi expectations ari zifite nuko Virgile azajya bari iruhande rwanjye azajya ava iruhande rwanjye gagenda abadamu dukunda ikintu twapfaga nuko kuba bagushaka nuko wagendaga ukaza utinze kandi ngiye mucaka ngumi iruhande nabaga numva ko umugabo agomba ntago mbizi nawe umuntu watabitekerezaho mbere ya mariage ubu ngubu byarashize shaho byarashize kwa kabanza umuntu abana naje ubundi twari dupfuye iki weje twari dupfuye ko ugiye kujya mu bintu ntashaka okay ntago ari uko yakona ari ngiye ahubwo nuko nari ngiye mu byo udashaka ariko mbere wumva inama ngo ntubigemo ahubwo gukoresha ikindi kintu umwanya ikindi kintu icyo ngicyo twapfuye ariko mbere wumvaga ngomba kukugumira uruhande imbere nabaga numva gihe ndashatse umuntu ufite ntabwo ari gutekerejeho mbere ya mariage wumva ko nyine wari urugo nyine ni umugore n'umugabo korekore niko umuntu aba yumva muba mwumva tuzatungwa n'iki no ku kazi umuntu nyine yumva ku kazi byose okay ariko burya umugore cyane ntabwo nzara abadamu bose ariko wanze umudamu hari binashoboka yakigumana n'umugabo mu rugo uretse ko nyine ubizi ko bidashoboka kuko ushatse umugabo ufite akazi ariko wumva ariko bizanyo ntabwo bitekereza mukira abafiance
uba wumva mubanye wumva ko nyine mubanye agomba kuguma iruhande rwawe avuye ku kazi ni mu rugo hari n'igihe wumva haratajya no mu bakorege de travail ntabwo mbizi hari n'abumva ariko sheri beretse gato ikindi kintu wenda nk'abakorege de travail umuntu ashobora guha nk'uruhushya ariko umudamu aba yumva nyine tuba tubafata nk'abana wumva nyine utajya no kunywa n'ako kabyeri ako nyine n'igihe kugira amahirwe nk'abantu agira kugira amahirwe nyine nivumije kuvuga kamuhe nk'urugero nka cyagiye wavaga mu kazi kuwa kane ukajya hahandi mwanyweraga kuwa gatanu ukajyayo kandi umudamu wazi ngo araza murye nyotiranyije pori urumva umudamu azi ngo umugabo niba avuye ku kazi urumva umudamu abazi ngo ngewe umugabo wanjye niba tubanye noneho rero mwajyana amahirwe agatazamo n'umwana n'urugero uretse ko niyo yaba atarazamo umwana umugabo yumva ko umugabo avuye ku kazi nta handi hantu ibyo nyine ni abajene mariye ni abantu bakimariye ni abantu bamaze ufite umwana umwe imyaka 2 ni gutyo tuba tubyumva noneho rero cyo kubona ko nta mugabo washatse agiye kunywa byeri kwa 2:00 3:00 4:00 come on you expect him to come mukasangira ukabona 5 zirageze uri muri twate message ngo ndaza mukanya ngo sheri ngo ndaje umuntu kuri noneho ngo naho amahirwe nuko wowe wananyandikira ariko still kwa kunyine cyagiye ntabyumvaga nese ubu ngubu byibuze urabyumva ubu ngubu umaze gukura sheri umuntu arakura akabyumva ubu ngubu bikoze amahirwe nawe inshingano zaradutwaye ntabwo kibona kandi so ubwo rero aho ngaho ubu ngubu hari wenda ubikoze Rwanda tuvanamo isomo rya mbere abakobwa ntibazagende be expectinga ko aba cyane cyane n'abajene mariye babigiyemo vuba ntabwo expectinga ko umugabo nagera mu rugo arahinduka nenge wa animal domestique ahita yiruka uwo mu rugo aho se sheri undi kwezi twega badohoga tugomba kunduka animal domestique nkuko bivuze ni so bababwiye mwebwe no dale ubu ngubu umugore ashobora kumera nkakora ku mumera ngajya kumurwa ajya kunywa inzoga kwa kabiri ajya kunywa inzoga ngo ajye gura n'abajama kwa kane yongere ngo tayisanye umwehanganye twebwe duhera kwa kabiri kwa kane kwa gatatu kwa gatanu kwa gatandatu tujya mu kabari dale kiragiye washobora kugera kwa kane kwa gatanu cyagiye no kuvuga abagabo muri rusange ngewe cyagiye kwa kane waragendaga kwa gatanu nabo nkabona wagiye sheri abantu bose nabo dukorana barabizi na mbere yuko dukora cyagiye ntwite bwa kabiri yewe nawe kwa kane kwa kane aho ngaho rero ntuzanamo utwitira umwana wa kabiri turagenda tubanze tureba ibyatumaga ntinda nuko akora baba muri nta ndasanga washarije cyarige najyaga nahazi ntusomera nyine nagusomera kwa kuko nabazi ugomba kuza tugafatanya kurera umwana nyine umunsi wa mbere uransomera nkihangana hasimbuka undi munsi nagenda naza nkasanga yasharije wantuka nkasubira nkavuga ubundi ze ndataha nzindutse ubundi bitutsi bya 2:00 n'ibya 6:00 birangana sikire nkavuga reka maze n'inkwere niyumvira igiparo cyane cyane ko mu kabari harimo abahungu yamaze gushyiramo 2 abafite playlist y'ibiparo nk'iby'umwaka wose so ukabanza ukaruhuka mu mutwe wiriwe muri raporo wiriwe muri monitoring evaluation wagiye kuri tele wenda baparetenera ibintu nibiri ku murongo none uve muri kuri tele uhitire mu rugo oya uranywa kamwe none mara kunywa kamwe nkabona unyandikiye nka message ngo ariko se nkuguraza ryari oya waranyandikira ukambwira ngo nirangeze ahangaha ndaza mu kandi akubwira se ubu koko aha iyo koko rero ubushyizemo mpita mwaho ke ubu ngubu yamaze kwicara reba mu marembo yasharije byiza rero reka ndinywe ntunze gutahira rimwe cyane ko ni ntaha yanarakaye genda banahaze bite niryamira kandi shaho gahita usinzira nyine none se ngiye uze wakomeza ukareba umuntu ariko gusoma none se reka mubaze nka buriya nk'ibyo tuvuge ese nakimana yatigiye nka neza bikimara byari maze ubundi byari maze nyine umaze kusomera hashye 6:30 n'igice ngasanga uri hanze uje kunkingurira utwite indigera nka hano gutya oya ariko sheri wese gato nkubaze reka twigura abadamu umuntu aba yumva nibaza ko wenda wagiye nko gusenga ntabwo umugore ya complain oya nabwo nsenga kenshi waraka ngeyo kenshi kwega ikibazo nagarahomba nagiye ikibazo nuko mba ntakuri iruhande sure gusa ariko da no gusenga ariho abantu nzi bajya babipfa tugaruke ku ngingo iyo twashwanye bigenda bite
niyo iyo nkibuka twashwanye okay duhere cyagihe se kuno cyagihe byagendaga cyagihe nararakaraga umujinya ukanyica nta nubwo washaka no kuntera igiparo tubana tuvuge ko uburyo twashwanagamo ubu siko no gushwana bikura ba babo ukuntu twashwanaga mbere ntabwo ariko ubu ngubu dushwana nyine mbere waratombokaga ugatomboka nanjye ngatomboka akano mwe ntabwo byamaraga iminsi ariko narababaraga nkarira ntumpoze warira nkabura aho ufata umuntu abura aho afata umuntu yaba arimo kurira ukikosora ntabwo wampozaga ariko nk'ejo wazaga kare ukamara nk'iminsi iza kare mbere no gushwana birakura wa mugani mbere twashwanaga ukarakara cyane wangiza ukanarira kubera iki bagabo mutaduhoza niho umuntu arize ko umuntu aba ashaka kumuhoza umubwira utugambo twiza kuki udashobora kubikora ikibazo reka mama dusaba ibintu tudashoboye natwe tukiri abana ntawaduhoza deja twebwe batubwira ko nta n'umugabo wemerewe kurira suze n'ibintu by'amarira utangiye gupfuza ibintu bya parapara nyoberwa n'ahantu ntonganyije byakora ko wavuga nanjye nkavuga ariko izo nyamarira ako tuba tukiri nk'abafiyanse bashaka nko kumpoza aho yagendera turi abafiyanse ntari kumpoza nigeze ngoza njye tukiri abafiyanse nari kubishobora utangiye kurira nahita ndeba hirya nkabamwe nk'amitsi ugahita yumva urugo rurakomeye ugahita wumva rurasenyutse umugore kandi umugore azingura mukunda ngo wamurunguye umukunda bamukire cyagiye cyishyuhirane neza ubundi ngo sheri ishusho nkayo ukabiba ukabona sheri wapi ibyo nabyo rero abantu babyivanemo ninde zigeze avuga yuko umuntu yagukunda atakubabaza ahubwo umuntu agukunda ni nawe ukubabaza niyo mpamvu nyine tugahora ibyo nabyo mubyivanemo ntabwo rwose nta mukobwa kuba umukobwa aragukunda ntazabura kukubabaza n'umugabo n'abagukunda n'umuhungu n'abagukunda ntabwo nta garanti biguha yuko atazakubabaza aho wenda wowe ugomba kujujuka avuga ngo si umuntu tugiye kubara nzihanganira kuba nababara kubera we nzihanganira kuba nababara none nibyo shaho kubabara mvuga ntabwo ari ukukubabaza byo kuguca inyuma cyangwa iki aho ngaho biba bigiye mu yindi logisite ndavuga kukubabara kubera ko uyu munsi wakora nk'ikintu akunda wowe ukababara ushaka ko yambara umupira w'umutuku kandi wenda uwo munsi we muri we arashaka kwambara uw'umukara uko usanga bibaye intambara nkashaka kujya kwinywera agacupa ku wa kane wateganyije ko turi burebane wenda filime nshya igezweho urashaka ko nkunubaho ibyawe kandi nayo ifite ibyanjye agakanda korogate uko udashaka ugasanga akanze korogate uzapfa n'umugore we korogate ubundi azaba yarugiyemo atazi ibyo ari byo ariko shereka ngiye mbwira abantu akantu cyane cyane abakobwa uretse gato banze nkavuga ku kantu muri fiyansaye mudusaba imbabazi nta n'umukobwa usaba imbabazi reka mbabarire mbivuge ariko iyo tumaze kubana nubwo rega ngo hari abantu bazi ngo ntabwo tugiye dushwana ngiye nawe maze n'ubu ntabwo urasaba imbabazi none iyo tumaze gukoresha ibintu byabaye ejo ntibyarangiye ntabwo birarangira ariko ko turi guseka ejo ntitwari ibyo byaba ari ukurenzaho mani twumve turangize ikiganiro mwamara kugera mu rugo umugore nawe asaba imbabazi ariko ubundi muri fiyansaye nta mukobwa usaba imbabazi kubera iki njye ntabwo ngiye gusaba imbabazi muri fiyansaye igihe cyose ukako nagusabaga wakoze oya bamubwire sheri namaze kubona iyo ibintu bigeze mu rugo bigomba kuba smooth umugore ati azanye umutwe nk'uwo twari dufite muri fiyansaye ntabwo mwaruka ahubwo sheri reka uzarebe mu gihe cy'amatora umukandida niwe uba uri hejuru kuri nuze kuri podium abaturage bari hasi bamureba bamubaza dukeneye mitiweli dukeneye amazi nta nubwo mwaduhaye imihanda aho ngaho biragoye yuko umuturage uri hasi asaba imbabazi umuyobozi aho umuyobozi uri kwiyamamaza niwe usaba imbabazi mwambariye mukantora nk'abameya iyo umaze kuba meya rero rore zirahinduka kuko noneho nawe utangiye gusaba abaturage imbabazi ngo mwambabariye sinzave kuri uyu mwanya cyane cyane iyo bagwaye cya kimodoka bagwaye n'izindi avantage umuturage ari ubiguha na rero iyo ndi gutereta ndi umuhungu sha amakosa yose aba yanjye unamena byeri twicaranye cyangwa wahirika ameza nkaba ari njye wiyexcuse mu izina ryacu kuba ko mvangureka ndebe ko nava muri iyi kadere yo kwiyamamaza iyo maze kwiyamamaza rero icyo gihe biba ari 50-50 ntabwo wakora ko usanga bari usaba imbabazi ariko shiri hariho n'abantu badasaba imbabazi urabyemera wenda tuvuge amahirwe dufite nuko
buri wese asaba imbabazi ariko icyo nshaka kuvuga nanjye ndasaba gute ariko je njya nta makosa njya nkora bivuge okay ngamugirira akabanga oya icyo nshaka kuvuga ni nutazisaba iki kiganiro abantu twaganiriye benshi ngo bagabo ntabwo basaba imbabazi ariko noneho ikambabwira reka nkubwire dore nibyo nyambwira abafeministe bagenzi banjye bino bintu bya systeme yiri nuze ishingiye ku bagabo ya patriarika yaraturoze itwumvisha ko turi abantu b'abagabo nta mugabo urira umugabo niwe uhahira urugo umugabo niwe ugomba gutunga umuryango n'ubwo kandi ugatunga uwe agatunga iwabo agatunga umugore agatunga iwabo none bituma tugira izo pressures kuba ngo ngendarira ngo ndasaba imbabazi kandi ari ngiye ugoguza nigute nabona kugaburira ubundi ngiye gusaba imbabazi nyine niko system imeze nyine abagabo kandi rwose rimwe na rimwe abagore mujye mubumva mubafasha n'abagabo banyu guhinduka buhoro buhoro n'abareka video ngizo kuko biryohera abagore shireka mubwira nk'ikindi kintu kamwe ejo nahoze mbona Pastor Antoine Rutayisire arimo kuvuga uburyo ababyeyi hari nk'icyo ushobora kujya gutya nko mu nzu ikintu kikameneka ndabyibuka papa yigeze kunkubita urushyi asanze ndimo kwegura umufuniko wa cuisinier kandi ari muri umuntu wanjye wumanuye aba ari njya kubita urushyi ndangije ndangeze kunkubisa urushyi kandi atari njyewe njye narinje gusana ibyo bangije aho kugira ngo asabe imbabazi kuko yarankoshereje kandi arankubise rwiza ahita ambwira ngo nose ngo wamaraga icyo aho ngaho kamera urumva papa nyine no muri iyo generation yaba patriarika bari aho ngaho so uyu munsi kubwira umugabo uretse no gusaba imbabazi umugore kubwira umugabo akoshereje umwana ngo namusaba imbabazi she biragoye unyibukije akantu akantu k'ubugabo nibuka umumotari wigeze kuntwara arambwira turaganira arangije arambwira tuganira sinzi uko twaganiriye iby'umuryango hano ko ari byo bitubamo ahita ambwira ngo iwe n'umugabo wawe murasengana ngo iwe nkaba nasenga imbere y'umugore wanjye akanyumva ndi gusenga akambona ngo ngasenga gushaka umugabo wawe n'intwari ngarasenga ngo ukamubona ngiye ngo namushaka kwemera guca umugore wanjye mbona ndi gusenga ngo naba nacitse amazi none ko kuvuza aho kantu umugabo nyine aho kantu kabari urumva umugabo arimo gusenga abameze nk'uri kuvuga ngo mana kameme iyo turi gusenga tuba twagiye imbere y'Imana turi kwibwira ngo hari ibyo tudashoboye hari ibyo tudasobanukiwe imbere ntituhareba turindira umugore n'abana umugabo nyamugabo uko kera babivugaga abo ngabo ba papa na ba sogokuru umugabo nyamugabo abashobora ibintu byose aba areba ibintu byose abera ahantu hose icyarimwe akajya gukora i Kigali nyine muri iyo myumvire ya kera agakorera i Kigali atunze umugore n'abana bari Nyamasheke nyine igomba kuvamo kuko ibihe byarahindutse basaba imbabazi ugomba kumenya yuko kwanza niba mwubatse urugo muri babiri umugabo n'umugore muranganya ijambo urazana 200 azana 100 ushobora no kuzana 100 akazana 300 wayo no abagore usigaye bakora amafaranga menshi cyangwa se ukazana iryo jana atagiye kukaza ariko iryo jana uzanye kubera ko yasigaye mu rugo yitaye ku bana yitaye ku myenda yawe yitaye ku biki byawe ibyo nabyo ukabiha agaciro kuko atabikoze rya jana winjije hari kuvamo 50 yo kujya kwishyura umuntu biko mukamugahane nuze none wakora ikosa rero nyine biragoye ako ngiye umenya bitajya bingura bomenya bitajya bingura kwa wena nsigaye nkora n'amakosa makeya ariko n'ubucitwa gakora niko susaba imbabazi oya ariko ikindi kintu sheri nakongeraho abadamu bagenzi banjye ikintu nababwira ko nabo tugenda tuganira tukaganira tukagera ku kintu cy'ukuntu hari abadamu batazi kudekoda uburyo umugabo wabo asaba imbabazi bakumva ko bifuza ko umugabo wase imbabazi nka bya bindi babona muri filime asaba imbabazi nka bya bindi bavuga muri Bibiliya cyangwa se umugabo agomba gusaba imbabazi kubivuga nyine watu hari abagabo nyine bakifite iyo masculinity yanyu ya kera y'ababyeyi bacu basaba imbabazi mu bimenyetso ndabeshya byande bakongomana yavuga ngo nkubiturushya muri igitenge hagaruka ube rero rakujya gusaba nkubiturushyi okay tega nkwereke babo mpamagara wa muntu ucuruza ibitenge tega nkondo kwase itenge iguru urumva ntago ufite ntago uzamuri hayitamije bakakwima ntago sembabazi avuze kujya kubona ukora kuzaniye nka divayi ukabona kuzaniye indabyo akatavuze nta sorry yazavuga cyangwa se ukabona aragusohokanye
you know meshere ikiba cyangwa ubundi munsi akirirwa guhamagara kuva mu gitondo atajyaga bikora kiba kigenderewe ba uretse ko kiba kigenderewe n'ugaragaza ko wagandutse niyo mpamvu igihe nkazanyemo niyo mpamvu nakazi kugaragaza ko wemeye ikosa waciye bugufi ukemera ko ryababaje mugenzi wawe none ukanamusanga ugaca bugufi none se ni ngombwa uvuge sorry gusa ushaka no neza burangiye mvuga sorry ngewe cyangwa nanjye ngura amashuka reka tuvuge kuri ya suje yacu y'ukuntu dusabana imbabazi sibyo twavuze ko tuvugisha ukuri mbere byaraguraga ko nabaga narakaye byatari tukaza wenda aho kwicarira nka nimugoroba tuganiriye cyangwa nyine uko twapfaga bya byo gutinda ugahita uza kare ubu mbere iyo nabaga nzi ngo natinze cyane ko akenshi ahantu nanyweraga habaga hari alimentation nahitaga ngura shokora nkaza nkahita nyigwa nkareka no kugira ibindi bintu byinshi mvuga noneho ngira ngo nawe ukabibona ko nasabye imbabazi mu cyahenge neje ukikosora ukamara nk'iminsi ntugire ibindi bigambo urenza ubu rero bisigaye bimeze bisigaye bikorohera kuko niyo nsigaye nyiri umuriro ntabwo kiri umurandira waduze nka kera sibyo kubera ko ubu ngubu kamanza nibuke tutabeshya abantu ako ntabwo kirakara nka kera ubu ngubu biranakorohera kuntera igiparu fata nk'ubushize wanteye igiparu uravuga sinzi ikintu wateyemo cya mesaje numva twagera nko ku kazi nk'akabizo ubu ngubu maze tunashwana nkaguha akabizo ariko sabarane kaba kameze nka kamwe ka Yuda ariko mbere hano iyo naguhaga twabaga twarakaranyije ejo warayimpaye mu gitondo nayiguhaye sinumara baze kwamaca akuye impa wayibumbye nayo oya nayiguhaye ariko nyine nta bindi bintu byinshi twavuganye ariko nayiguhaye akuye impa ibumbye na zira mbere ntayo naguhaga iyo twabaga twashwaye kambe ya maceri itangiye gukura abantu yaba bihavu maceri namwe murimo kurwubaka rero mugende uzabigenda bise nyine nukubaha icyizere ko bijya bishira nyine abantu bakagira aho utanuka gikora kabumbye kuri ariko twagize nabwo nako kakabona ikindi kintu njyewe nagiramo abantu inama no gusengerana ngo ngiye dushwanye ziko nushize nakubwiye ikindi kidayimoni cyaje no mpamvu nabonye mu gitondo wazindutse usenga se ntara tutarakamu nyine umva gusengera ubundi ziko dusengana ariko iyo twashwanye hari igihe nkurakarira nkagenda nka mbere mu cyumba ngahita nsenga nkana gusengera ese iyo uri gusenga uba urimo kunsengera njyewe cyangwa uri kwisengera wowe cyangwa uri kudusengera twembi wowe ubaye uri kudusengera urugo wareka wambwira tugasengana so niba uri gusenga wenyine rero swata uri kwisengera ngo uyakire n'imijinya gushiremo ubwo njyewe akenshi mpita mbona nta kibazo urumva iyo twashwanye akenshi na kenshi nuvuga ngo tuba dufite nk'ibintu tutumvisheho kimwe noneho rero dufate yenda nk'urugero se akenshi ibintu tuba dutumvikanyeho kimwe ikintu cya mbere twebwe iwacu dukora turabivuga sibyo icya mbere ni uko mpita ntobora niba ari njyewe wenda wabaye offended ndatobora nkabivuga ahubwo uburyo tubivugamo nabwo turabivuga nyine ukavuga nanjye nkavuga urasa akavuga bivuga gute wowe bivuga gute nyine wowe ubivuga utari offended ariko njye mbivuga ndi offended none nyine njye ngashyira njye mafitemo na emotion no bitandukanye rero n'abantu hari n'icyo ushaka gusanga mu rundi rugo wenda umugabo ari ubivugana n'umujinya n'ama emotion wenda umugore akabyakira ari pause cyangwa akabivuga ari pause so ibyo n'ama difference abantu bagomba nayo kumenya kandi noneho rero byarangiza agakurikiraho njyewe akenshi na kenshi bitanumva ngize n'ubwabo ko mbere ho bya mbere c'était encore c'était trop pire ko numvaga ngo hanyuma bavuga trop pire deja iyo biri pire nta kindi kijya hejuru ya mbere c'était encore pire kuko nta nubwo nabaga numva ko urugo runaniye bahitaga umva nakwanze nkumva nta nubwo urugo ari ibintu byanjye nkumva hari ngo sinzi hari n'ukuri mujye mureka twikundira abagore ibaze ufite inyota ukumburanye n'abajyama ukamurutireka njye kugusangira n'abajyama agahita yumva wamwatse ugahita wumva urugo rurakuraniye sinigeze no kukubwira se ngiye rwose urugo ngiye kwitahira kubera inyota nagize ukumva urugo ruranze ubwo se ngize inyota nkakunda nakambyihorera ariko ubu ngubu noneho utanumva ari nka cya shitani cyatugendereye numva gishaka kutubuza amahoro noneho nkahita ntekereza guhashya cya shitani numva ngomba gusenga nkagurana nabyuka nkagusengera ahubwo ntabwo wari ubizi
nijoro ndabyuka ngasenga umuntu akabona yidunda mu migisha kumbe niyo ngiyo bitugira n'akamaro ndabyuka nkadusengera nkavuga Nyagasani turindira urugo undindi imijinya navijishe undindira umugabo ntarumva nyine nanjye ukasaba ngo ndinde imijinya se kandi nta mujinya mfite twese duhe nyine umutima mwiza saro umujinya mbafite ariko nyine nawe unyumve rega buriya numva umujinya unyumve impamvu I'm feeling like that impamvu ndi gufiringa gutyo Suri wagiye tubimbwira ngewe kugira ngo ujye kubibwira Imana sabuka tuvugisha ukuri none mu gitondo twabyuka wenda akajya kubona ko natsenze ngenyine tumara nk'umusaza tudasenga iryo joro ntidusenga nubwo twaba twabitoboye tutatwiyunga tubeshya ngo tutatwiyunga sheka twashaka twiyunga ako kanya icyo ntabwo twaba twashwana no mu gitondo ahubwo tuza kwiyunga nko ku manywa turi ku kazi yandikira n'igipindi ariko se mu bungubu ngo ibintu ntabwo wambwira ukuntu umeze urakaye ariko mbago bitakubereye cyangwa nkabona nyohereje nk'akantu ariko no nyine kugira ngo wumve ukuntu muri iyi minsi birakorohera paske iyo umuntu ikibrage nyine sigaye noroshya ariko mbere se nabaga mfite umujinya ntabwo ashobora kunyohereza agaparu noneho yarangiza akanyohereza nk'igiparu ngo ubungubu ariko se ngo urabona bikubereye ngo izi saha baze guhera mu gitondo ukagera saa 5 urako tukaza guhura umujinya yashize ntawe ukirakaye ubwo nyine ibiparu no tukabiganiraho inshuro nyinshi tukamenya ni naho byapfiriye tugahita dupanga kuza rimwe na rimwe ugatuvuga sheri ibintu wambwiraga byari byo niho ugira ngo urebe ko nishima ari n'igihe ngo fenta kubera ko nyine ni bya yindi nabuze mbwira abagabo nyine ugaca bugufi nyine kugira ngo n'igihe bari byo akenshi na kenshi abadamu ibintu tubagira akenshi bari byo bwira abagabo akenshi na kenshi ibintu tugiramo abagabo inama biba ari byo okay duconcluding ikiganiro si byari ibindi tuzabagura amasomo y'ingenzi icyambere nubwo muhora mubona duseka n'ubu ngubu turi guseka nta nubwo birarangira ntabwo birarangira nubwo muhora duseka nubwo tuvuga ijuru rito buri gihe ntabwo bihora bigize abantu bagiye banyuzamwo bakanyuranya ibintu ntibabyumve kimwe tugashwa natwe tujya dushwana so namwe rero mushobora gushwana icya kabiri uko mugenda mumenyerana imijinya igenda igabanuka ku ruhande rumwe izima kuva kuguma kwizima ku rundi ruhande bikagabanuka uwagiraga imijinya cyane akayigira buhoro uwangaga gusaba imbabazi nawe agasaba imbabazi so niba uyu munsi mwashwanye mwihangane ejo muzongera mushwane byoroheje nyuma y'imyaka 3 muzaba musigaye mushwana nyuma y'amasaha 2-3 bibe birarangira mukirinda kuzika inzika mukagira inuse mu kuntu turi kuganira urabona ari inzika kuko ngiye karacyari ngo yasaba imbabazi so ikindi ntabwo ndi uzi gusangira n'abakosa nakoze bona kubabariye namaze kukubabarira ikibazo ntabwo urabeka nuse kubera cy'abantu batura mu rusengero ko cyangwa ngo vayo hano ngo wature ko Kristo ari umwami n'umukiza wawe nawe ugomba kwatura ugasaba imbabazi nanjye nkatura ko nziguhaye irindi somo fasha kureba abandi masomo duha abantu umugore n'umugabo babashe kudekoda uburyo umuparteneri wasaba imbabazi hari umwana waravutse ari bucura ayumva ibintu byo gusaba imbabazi bitabaho so niba gusabye imbabazi yikosora ukabona abaye umwana mwiza akamanukana kashaka yaza akaguhobera wemera gutega guhobera naza akaguhobera ukamurepusa ntakazi kawe nyine uri kumurepusiriza hano uri kumurepusiriza uri kumuhereza cya shitani oya none se sibyo oya none se sheri rega buri ikindi ari igihe mushwana n'icya shitani gishaka kubagira sinzi ko shitani yenjirira ingo none rero sheri abantu ntibakajya mubeshyira shitani kibazo mutangiye kubyegeka kuri shitani bemereze nka bimwe bya Adamu bamubajije ngo ninde warituna ngo n'umugore mwamaye babaza umugore ngo ni shitani niba uri umugabo n'umugore mu rugo muri babiri shitani murahise muratangira none se sheri suri kuvuga ngo tubabwira amasomo none se nyine cyo nandi kuvuga be guha shitani babaje araje wenda agutegeye ibiganza ati ngwino ungemo umugore mwiza cyangwa sheri naguteguriye akantu keza none abone wenda kwaguteguriye wenda akantu keza kadasanzwe kari special wenda tuvuge n'umugore umugore washaka abadamu mwebwe shabura biranaborohera akaba yagutegurira akantu kari special mugabo nugera mu ukabona umugabo wawe niwe mugabo wawe yakoshereje ukabona yateguye akantu kari special menya kari ubyo gusemba bazibora ngabivuga cyane abatabishobora n'ibyo ndi kuvuga Nishikuwe kibajya mu rusengero bakamenya amasomo yabaye menshi hari abadashobora kuvuga babyige kuko ijambo sori ni ryiza ryubaka umutima uri bwiwe ariko none utashoboye none mugenzi wawe atarabishobora
igakudekoda uburyo gusaba imbabazi akira uburyo gusabye imbabazi kuko akenshi uburyo umugore n'umugabo njye nibyo mpambwira abadamu tuganira umugore niba aguhisemo mu bandi bagore mu mugabo niba aguhisemo mu bandi bagore ababona uri igitego nta n'ubundi muntu yagusimbuza nubwo yakora n'amakosa nyine ngaho mbwira kubwiye ngo umuntu ajya adekoda nk'ubu ngubu wazisabye gute wasabye gute ntabwo ndibuzi gusaba ubwawe nyine ngeregeje kuzinsaba umva reka turangize ikiganiro tubanze dukemura ibyacu tuzaruka noneho bibaye yuko ari njye ugomba gusaba imbabazi kandi ari we wankorera amakosa reka nkwereke bayi rero turabakunda tuzaba twemera tubibabwire byose ubundi mwivangurire buri rugo rurinike ariko wenda ibyo dukoresha hari igihe namwe byabagirira akamaro ukomeza mukore subscribe murasharinge musubscribinge musharinge abandi bagenzi banyu mubona byagirira akamaro bye bye munaduye comment kandi niba namwe hari izindi technique ushobora gusanga hari ugiye gusaba imbabazi ukamutereka manze nkwasurushye wamara kuri umwasa mugahita mwiyunga bitubwiye njye namukubise urushyi ntabwo namubabariye cyangwa se bati ngiye atanguriye ikindi gitenge nka bimwe yazasaba ngo njye mukubita urushyi mu igitenge ubwo nta gitenge azigera yambara ngo urashobora kumukubita urushyi so sawa ibihe byiza turabakunda cyane ciao bye